Bene data bashumba duhurira kuri uru rubuga, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2022 uzabere umwaka w'uburumbuke mu mirimo yose mukorera umwami wacu niyo mwikorera mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu, kandi uzabere umwaka w'uburumbuke, uzabere umwaka w'ububyutse no guhembuka mu buryo bw'umwuka, ari mwebwe ku giti cyanyu ndetse no ku matorero tuyobora. Ndagira ngo nshimire mwene data coordinator Apostle Serukiza, nzanya mpora mbivuga iteka ryose kuko ntabwo byoroshye cyane kuyobora abantu bagira imirimo myinshi nk'iyacu, ndetse ngira ngo mwumvise mu butumwa buheruka yarameze nk'uwibaza impamvu rimwe na rimwe abantu babura, ariko jewe ndabyumva kuko hari igihe ubyuka mu gitondo ugasanga warabyibagiwe ntiwabyanditse, kuko bamwe muri twebwe ntibagira na za agenda, niyo bazifite ntabwo bandikamo imirimo bakora ahubwo bandikamo ubutumwa. Icyo nacyo ni ikintu dukwiriye kuziga mu buryo bwo gucunga igihe, kugira ngo niba dufite umunsi ugomba gukora umurimo we kujya ubibona byakugezeho cyangwa byakurenze, kugira ngo dushobore kujya twubahiriza gahunda. Nyirago nabyo ni ikintu cyiza cyo kwiga nk'abayobozi, kuko umuyobozi utagira gahunda ubwo aba afite ikibazo. Ndagira ngo rero mushimire cyane kubera kwihangana agira kuri twebwe, kandi ntabwo byoroshye rwose. Apostle ujye wihangana kandi ukomeze ukorera umwami, umuhati wawe si uw'ubusa ku mwami wacu. Reka nshimire n'abambanjirije kwigisha kuri iyi ntego turimo kwigaho muri iyi minsi yo gusengera igihugu, kuko ni intego ikomeye cyane kandi iriho ibintu byinshi dushobora kwiga, kuko jyewe ndabivuga nk'umuntu wabibayemo, nk'umuntu wabikozemo, kuko mu mwaka w'1994 iminsi mike ya mbere y'uko genocide itangira, twari dufite groupe twari twarihaye intego yo gusengera igihugu. Twajyaga duhurira ahantu tugasenga, buri wa kabiri twarasengaga tugasengera igihugu rwose, tugasengera ibintu byose n'abantu bose, kandi twahigiye amasomo akomeye cyane. Ariko ndibuka umunsi umwe ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 4, murabyumva icyo gihe hari ku wa kabiri, genocide yatangiye ku itariki ya 6. Burya nubwo tuyitangira ku itariki ya 7 ariko burya properly genocide yatangiye ku itariki ya 6 nijoro, abamaze kurasa indege ya Habyarimana. Icyo gihe rero twari twaraye amasengesho ku itariki ya 5, noneho Imana iratubwira ngo ikintu gishobora guhindura amateka y'iki gihugu ni ukugisengera. Iduhariye amagambo aba mu Ngoma ya 2 ibice 7 umurongo wa 13 na 14 gutya, ahandi Imana ivuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, nindamuka nohereje mugiga mu bantu banjye, nindamuka ntegetse inzige ngo zone igihugu, ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi bagashaka mu maso hanjye, nanjye nzabumva mbababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Ayo magambo twarayafashe tuyasengeraho ijoro ryose, twandika traité leaflet, tuvuga tuti reka twandike duhagurutse itorero guhera ku Rusumo kugeza ku Kivu, kuva i Kagitumba kugeza kuri Rusizi, dusengera iki gihugu dushyizemo imbaraga, kuko Imana ishobora kutugirira imbabazi. Ariko ikibabaje nuko ibyo twarabikoze, iryo joro ku wa 2 buracya ku wa 3 iyo traité tuyijyana muri imprimerie, hanyuma iryo joro indege iragwa, hanyuma ibisigaye ni amateka. Murabizi genocide yahise itangira, abantu barapfa, igihugu kirorama, ibintu biba bibi. Ariko burya hari ibintu biba twebwe ntitumenye iby'Imana irimo gukora, kuko nyuma ya genocide n'intambara nabajije Imana, ariko ndabwira Mana ko wari watubwiye gusengera igihugu, kuki waretse biriya bikaba mbere y'uko tugisengera? Imana iravuga ngo ariya maraso yose yamenetse, ngo nta kintu kijya kivuka hatamenetse amaraso. Ngo umwana iyo agiye kuvuka, ngo iteka ryose umubyeyi hari amaraso yameneka, ngo ziriya ngo ni imibabaro yo kuvuka kw'igihugu gishya. Ibyo ngibyo byumvwa n'abantu bakuru, umuntu ukiri muto yashobora kugira ngo ni ubushinyaguzi, ariko abantu basobanukiwe ibyo mu mwuka bo bashobora kubyumva, kuko hari igihe Imana inyeganyeza. Imana yabwiye Yeremiya ngo iki ni igihe cyo kurandura no kubika no gusenya, ngo kugira ngo ushobore kubaka bundi bushya. Rero Imana yatugiriye neza, nubwo twapfushije abantu, jewe ndabivuga nk'umuntu warokotse genocide, nubwo twapfushije abantu ariko hari iby'Imana yari irimo kurema kandi yarabiremye. Igihugu yari irimo kurema ngiki turagifite, ariko turacyafite umurimo munini wo kugisengera kugira ngo gihinduke icyo Imana yavuze, nk'uko nza kubibabwira. Icyo gihe tuvuye muri genocide n'intambara yayihagaritse, jewe nafatiye aho twari tugeze.
duhagurutsa abantu, twarasenze iki gihugu twaragisengeye. Buriya ibitangaza byinshi mubona byakoretse muri kino gihugu ntabwo abantu bajya babona imbaraga z'amasengesho zabayemo zo kugisunika kugira ngo kigere aho kigeze. Ni ikintu gikomeye cyane, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo byose byarangiye. Reka mbibutse gahunda y'Imana yari ifite kuri kino gihugu icyo gihe uko yabitubwiye nyuma ya jenoside. Imana yari yatubwiye ngo nimusengere iki gihugu kuko ngiye kugihindura, ngo iki gihugu aho mwagejeje ku biciro ry'umugani ngo kizahinduka igihugu cy'icyitegererezo, ngo abantu bose bazajya batangarira. Kandi ngira ngo mwarabibonye, uretse iyi korona yaje ikatuvangira ibintu ikatwicira, ariko u Rwanda rwari rumaze guhinduka igihugu abantu batangarira, abantu baza kureba, kandi n'ubundi no mu bihe nk'ibi ngibi nabwo biracyakomeje. Ibyo ni ibintu Imana yari yaratubwiye kandi no kubikora yarabikoze. Imana yari yaduhaye gahunda iratubwira ngo musenge, ngo mbanze ncyure impunzi zose zahunze, ari iza kera n'iza vuba. Kandi ibyo ngibyo Imana yarabikoze. Iratubwira ngo nyuma yabyo ngo hazaba umutekano muke, ariko nawo muzawusengere. Kandi koko byarabaye intambara y'abacengezi, twarayisengeye rwose. Ubwo ndimo ndababwira ibintu bamwe muri mwe mumenyereye kuko nkunda kubivuga kenshi. Burya nushaka gusengera igihugu ujye umenya kalendari y'Imana, umenya aho ibihe bigeze. Hanyuma nyuma yaho Imana iratubwira ngo ibyo nibirangira ngo nzanyeganyeza intebe z'iki gihugu, ngo nshyire mu mwanya abo natoranije. Kandi ngira ngo nabyo murabizi byarabaye. Ibyo bisingiye kubisubiramo, ayo ni amateka y'iki gihugu cyacu. Hanyuma iratubwira ngo nyuma yaho ngo nzakemura ikibazo cy'ubutabera ngo kizaba cyarabananiye. Murabizi gacaca yaraje, ikibazo cy'ubutabera bwari bwananiranye kiratungana bijya ku murongo. Iratubwira ngo intambwe ya 5 yo guhindura no gutunganya iki gihugu izaba igihe cy'ububyutse. Ariko ijambo Imana yatubwiye rikomeye cyane nshaka kujya mpora mbibutsa iteka ryose, yaratubwiye ngo muzajya kugera kuri etape ya 5, ngo benshi muri mwebwe muzaba mudamaraye, ngo kubera imigisha nzaba maze gusuka ku gihugu. Ngo abandi muri mwebwe muzaba mushaje munaniwe, ngo ku buryo imbaraga mwakoreshaga musengera iki gihugu ntabwo muzaba mugifite izingana zityo. Ariko kandi ndabibona, muzabyitegereza imbaraga twashyizemo dusenga muri 95 na 6 na 7 na 7 9 n'umunani 9 n'icyenda 2001 2002 ntabwo arizo turimo gushyiramo muri kino gihe. Nanjye ndabyemera kuko nanjye iyo mbaza imbaraga nashyizemo icyo gihe ntabwo zingana n'izo shyiramo muri iyi minsi. Ibi rero ndagira ngo mubimenye, mubitekereze, kubera yuko ibyo twarabibonye kandi twabonye Imana ikora. Yewe n'amasomo menshi twigiye muri icyo gihe twasengeraga igihugu, nshobora kukubwira ngo impande zose z'iki gihugu, nta ruhande na rumwe, nta ntara n'imwe y'iki gihugu tutarayemo, nta ntara n'imwe y'iki gihugu tutasengeye mu mihanda yaho, tutaraye mu mashyamba yaho. Twarasenze pe. Yewe nanakuyemo amasomo menshi, nkuramo ibitabo 2, kimwe naracyanditse cyitwa Senga uhindure gakondo yawe. N'ubu ngubu abagishaka bashobora kukibona kuko hari amakopi makeya kiriho. Hari n'ikindi nanditse cyavuye muri ayo masengesho twasengaga n'amasomo twizemo, cyitwa Abarinzi b'inkike, umurimo w'abanyamasengesho mu gihugu no mu itorero. Najyaga ntekereza no kuzandika ikindi cyo mu mikorere y'amasengesho, ariko icyo ngicyo cyo ntabwo nacyanditse kuko imirimo yageze aho iba myinshi ntibyankundira. Ndagira ngo rero ibi ngibi tubitekerezeho cyane, kuko iyi faze y'ububyutse, ibi murabizi n'iki gicaniro turiho ni igicaniro cy'ububyutse. Ntabwo iyo faze irakomeye cyane kuko Satani arayirinze, ntabwo ashaka ko ubwo bubyutse buba, kuko iyo ububyutse bubaye ubwami bwa Satani buba bwasenyutse. Bashumba, ndagira ngo iki tugisobanukirwe. Ndagira ngo rero inyigisho yanjye y'uyu munsi nayise umurimo w'umushumba mu kwigisha abanyamasengesho, cyangwa mu guhagurutsa abanyamasengesho basengera igihugu. Ntabwo ari abanyamasengesho gusa, oya, nongeyeho basengera igihugu. Ko murabizi amatorero menshi tugira abanyamasengesho, ariko nagiye njya mu byumba byinshi, abantu biyirije, abantu bakesheje, ariko usanga abantu basengera ibyifuzo byabo bwite, ugasanga ubundi basengera ibyifuzo by'itorero, ubundi ugasanga basengera ibintu byo kwirukana amadayimoni n'imbaraga z'umwuka. Kandi koko Imana irabikora, ibyo tuyisabye n'ibyiduha. Ariko ntabwo ari kenshi nigeze njya ahantu ngo nsange abantu bahuze barimo gusenga, nka kuriya Pawulo yabwiraga Timoteyo ati, mwana wanjye Timoteyo, ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasabira no kubashimira no kubingingira. Ntabwo ngiye gusubiramo iyo nyigisho nziza cyane Masengo yabyigishije neza, buriya buryo bw'amasengesho abantu bagomba gukora. Ariko arangije aramubwira ngo, ndakubwira ngo ujye usengera abami n'abatware bose ujye usengera abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro, tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko gusengera igihugu ni umurimo ukomeye cyane, kandi uwo murimo ni twebwe twawuhawe nk'itorero, kandi iyo tutawukoze neza bitugiraho ingaruka. Hari umuntu muramuzi witwa John Bunyan,
wanditse igitabo cy'umugenzi. Igitabo cy'umugenzi burya nicyo tuzi kuko aricyo cyagaragaye, ariko John Bunyan hari n'akandi gatabo gatoya yanditse nkunda cyane kitwa The Battle of Man's Soul, ngo ni intambara ya mutima w'umuntu. Muri icyo gitabo avugamo umuntu witwaga Conscience. Conscience yari umurinzi w'uwo mujyi witwaga Man's Soul. Urumva ni imvugo ishushanya. Conscience ni mutimanama, Man's Soul ni ubugingo, niko nabyita. Noneho ariko bakagira n'umwanzi ukomeye cyane witwaga Apollyon. Muri icyo gitabo Apollyon ni umwangizi n'umwanzi, ariko Apollyon turamuzi ni Satani. Mbese urumva ni imvugo ishushanya nk'uko John Bunyan yaramenyereye kwandika. Noneho ngo Conscience aza kurangara, arasinzira. Asinziriye Apollyon araza afata Man's Soul, afata wa mujyi witwa Man's Soul. Noneho Conscience akangutse asanga Apollyon yamaze gufata umurwa, yafashe umujyi. Noneho ngo Conscience arasara, ngo igihe yagombaga kuvuga ngo akaba ajunjamye acecetse, ngo n'igihe yagombaga guceceka ngo akaba arimo gusakuza avuga. Usanga rero natwe byenda kumera bityo. Twebwe turi Conscience, turi mutimanama w'igihugu, turi itorero, nitwe twashinzwe kurinda igihugu, nitwe twashinzwe kugisengera, nitwe twashinzwe kugisabira, nitwe twashinzwe kugihindura kubw'amasengesho yacu. Ibi nabivugaho amagambo menshi, ariko iyi nyigisho igomba kuba ngufiya, reka ne kubitindaho cyane. Ariko mwibuke ngo iyi ni inshingano yacu. Inshingano yacu rero nk'abashumba muri uyu murimo, icya mbere twebwe ubwacu ni ukubanza tugakanguka, kubera ko ikibazo gikomeye cyane, uwo mujyi wa Man's Soul ujya gufatwa, Conscience yari yasinziriye. Kandi natwe kenshi hari igihe usanga dusinziriye, kandi gusinzira si ukuvuga ko tuba turi mu buriri, ahubwo tuba turangaye. Muzitegereze muri kino gihe turarangaye pe, turangariye mu mazu, turangariye mu mamodoka, turangariye mu bukire, turangariye mu migisha, turarangaye. Satani araturangaje ku buryo dushobora kuzamera nka Man's Soul, ugasanga twararangaye. Conscience ahugira mu bindi, yibagirwa ko dufite inshingano yo kurinda igihugu. Hari amagambo akomeye cyane Imana igikoresha irimo kugaya abarinzi b'igihugu cyangwa abanyamasengesho. Hari ahantu muri Yesaya igice cya 56 Imana yaravuze ngo yahamagaye ngo mwanyamaswa zo mu gasozi mwe. Yesaya 56:9, mwanyamaswa zo mu gasozi mwe nimuze murye, namwe nyamaswa zo mu ishyamba. Abarinzi be ni impumyi bose, ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Baba we, abarinzi bahunikira bakarota bagakunda guhunikira, ngo ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga, n'abungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu byabo ubwabo, umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Urumva rero iki niyo kibazo dufite, turarangaye, duhugiye mu gushaka imibereho, kandi koko tugomba kubishaka, ntimunyumve nabi, ariko mumenye ngo twe turi abarinzi. Buriya umusirikare iyo bamushyize ahantu agomba kurinda, niyo yabona abandi barimo kwirukanka bajya gutoragura ibintu, we ntabwo yemerewe kuva aho bamushyize, agomba guhagarara. Twe tugomba guhagarara aho umwami wacu yaduhagaritse, tugakora umurimo we. Twebwe rero nk'abashumba nitwe tugomba kubanza tugakanguka, tukibuka umuhamagaro wacu, kuko uko umushumba ahagaze niko itorero ruhagarara. Ibyo umushumba yigishije nibyo itorero ryemera. Ni iki rero gituma itorero ridasengera igihugu? Ntabwo twigishije abakristo iyi nyigisho, ntabwo twigeze dushyiramo imbaraga, ntabwo twaremye amatsinda y'abanyamasengesho basengera igihugu, ntabwo twaremye ibicaniro by'abanyamasengesho basengera abayobozi, ngo dushyireho ba spiritual escorts, abantu basengera, tukagira abasengera perezida wa repubulika, tukagira abasengera kabineti, tugasengera abasengera parliament, tukagira abasengera seneti, tukagira abasengera abasirikare, tukagira abasengera abapolisi, tukagira abasengera umutekano, tukagira abasengera meya na executive, tukabyigisha abakristo ku buryo buri muntu wese agira abantu bamuherekeresha amasengesho. Uwo murimo mureke twihane, twikomange ku gatuza, tuvuge ngo Mana utubabarire, meya kurupa, meya Maxima kurupa, ni icyaha cyanjye, n'icyaha cyanjye gikabije, kuko uyu murimo ntabwo nawukoze neza. Ibyo ngibyo ngira ngo twese, nanjye ndimo, ntabwo ndimo guca imanza, nanjye ndimo uje ku itorero ryanjye, ndahamya nashidikanya nubwo tujya tugira amasengesho, iyo nararanye nabo ndabibibutsa nkahugura, ariko nazagaruka nkasanga ntibabifashe. Kubera iki? Kubera ko sinabibigishije ngo byinjire mu muco w'itorero, tumenye ko turi abarinzi b'igihugu, tugomba kugisengera. Kero ni ikintu ngira ngo mbasabe bashumba bagenzi banjye, mubitekerezeho cyane, mubyibuke, mumenye ko twebwe umurimo wacu ni uwo gusengera igihugu, yego, ariko niwitegereza neza, Imana twebwe yatugize abatoza
Pawulo yandikira Abefeso yarababwiye ngo yashyizeho bamwe ngo babe intumwa, abandi baba abahanuzi, abandi baba ababwirizabutumwa bwiza, abandi baba abungeri, abandi baba abigisha, ngo kugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo w'Imana. Muri ibi bijyanye no gusengera igihugu, twe twagombye kuba abatoza, tugatoza abakristo gusengera igihugu. Niba nsenze mu gitondo nkasengera igihugu, niba ngiye mu cyumba cy'amasengesho nkibuka gusengera igihugu, niba ngenda mu muhanda nkibuka gusengera igihugu, uko nsenze kose ntihaburemo isengesho risengera igihugu. Ese bashumba bene data, uwo murimo twarawukoze? So rero ni iki twatoza abakristo? Reka turebere kuri Timoteyo. Pawulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo, kandi Timoteyo yari umupasitori nkatwe kuko yari afite amatorero. Pawulo yari yamushinze, aramubwira ati Timoteyo, irya mbere ya byose, nk'uwagutoje, nk'uwakwigishije, ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware, kugira ngo duhore mu mahoro, tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Bishop Masengo yabivuzeho neza. Aba bantu Pawulo yavugaga ngo basengere baranabatotezaga, ariko Pawulo avuga ati nubwo badutoteza, nubwo baturwanya, ni inshingano yacu kubasengera kugeza igihe twebwe tuzajya tubona amahoro, tugashobora kuvuga ubutumwa bwiza. Kandi koko iyo tubikoze bigira umusaruro. Mwibuke Pawulo bamujyanye i Roma, we yarabasengeye bari mu bwato, umusirikare abanza kumusuzugura, ariko bageze i Roma ntabwo bamufungiye muri gereza. Umusirikare yaramurebye, Pawulo abona amahoro, ashobora kubwiriza ubutumwa bwiza. Aramubwira ati niba ufite amafaranga, genda wikodeshereza inzu, aba ariho bakurindira, wijya muri kasho. Iyo ni umugisha, iyo ni favor Imana iha abantu basengera igihugu. Kandi muzabyitegereze neza, nimureba no muri Ezekiyeli, ubwo Imana yigiye gusenya Yerusalemu, yabwiye marayika, aramubwira ngo genda ujye mu murwa ukubite, ngo ariko mbere y'uko ukubita ugenda ubanza ushyira ikimenyetso ku bantu banihishwa n'ibibi bihakorerwa bihagaragara. Ibi rero bigaragara ngo Imana igira favor ku bantu batakambira igihugu, Imana igira favor ku bantu bingingira igihugu. Kubera iki? Muzitegereze neza, Yesu amaze kuducungura, umurimo yagiye gukora, baratubwira ngo yicaye iburyo bw'Imana Data aho ari adusabira, yahindutse intercessor. Burya rero iyo dutangiye gusengera igihugu ngo abantu bakizwe, iyo dutangiye gusengera igihugu kugira ngo abayobozi bayobore neza, tuba turimo gusenga nk'uko Yesu asenga, tuba turimo kwiyongerera favor mu maso y'Imana. Ndagira ngo ibi ngibi tuzabyigisha itorero, kuko abantu bose kenshi bakora iyo bumva ko hari icyo bazakuramo. Rero iyo umenye ngo iyo twingingira igihugu tuba turimo kwiha favor. Muzarebe no muri Petero wa 2 hari ahantu avuga kuri Loti, aravuga ngo uwo mukiranutsi yabaga i Sodomu na Gomora, ngo akajya yibabariza umutima kubw'ibibi yabonaga n'ibyo yumvaga. Ariko ngo Imana igiye kurimbura Sodomu na Gomora, avuga ngo ya Loti ntari burimbukiremo, nubwo atari intungane yuzuye, ariko nibura afite umutima unihira kiriya gihugu, ni mu mukure kurimbukana nacyo. Rero ni ikintu gikomeye cyane tugomba kwigisha abantu kugira ngo bashobore kukimenya. Pawulo yabwiye Timoteyo, amubwira bagomba gusengera, ariko ngira ngo Bishop Masengo yanabivuze, aravuga ati nakwifuza kuzakora n'indi nyigisho ku byo tugomba gusengera. Ariko burya Bibiliya byose irabitwigisha. Buriya ngira ngo na Bishop nako Apostle Serukiza yabivuzeho, avuga ati burya iteka ryose Isirayeli yagendaga neza iyo yagiraga umwami mwiza, ikagira n'abahanuzi bazima, ikagira n'abatambyi bazima. Abo bantu batatu basigwaga amavuta. Ariko burya ikintu gikomeye cyane, nta gihe Isirayeli yameze neza nko mu gihe cya Dawidi. Niki cyatumye Isirayeli imera neza ku gihe cya Dawidi? Burya Dawidi yari umwami uramya Imana, yari umwami uhimbaza Imana, yari umwami usenga. Muzasome Zaburi 144 mwumve isengesho ukuntu Zaburi. Buriya Dawidi yari umuntu w'igitangaza. Dawidi yasengeraga igihugu cye. Zaburi 144, reka basomera agace kayo aho yasengeraga igihugu, akavuga ngo Mana ngo uduhe ngo abahungu bacu babe nk'ibiti by'ikuririza. Iyo ni Zaburi 144 kuva ku murongo wa 12. Ngo abahungu bacu babe nk'ibiti by'ikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba. Ngo ibigega byacu byuzure birimo imyaka y'imbuto zose, intama zacu zibyarira ibihumbi n'inzovu mu rwuri. Ngo amapfizi yacu agire imitwaro iremereye, ngo he kugira abatwaranira mu byuho cyangwa basohoka kurwana, kandi mu nzira zacu he kuba umuborogo. Hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwiteka w'Imana yabo. Urabona Dawidi yarasengaga, agasengera urubyiruko, agasengera ekonomi y'igihugu, agasengera umutekano w'igihugu, agasengera n'agakiza k'igihugu. Ko aravuga ngo hahirwa ubwoko bufite Uwiteka nk'Imana yabo. Urumva
ninde utanezererwa afite igihugu kirimo umwami nk'uyu nguyu urambura amaboko agasenga ngo Mana urampe ko urubyiruko rwacu abasore bacu babe beza ariko be kuba ibirara, abakobwa bacu babe beza ariko be kuba indaya, imirima yacu yere, iyo matungo yacu yororoke, ubucuruzi bwacu, ibimasa byacu, amakamyo yacu abone ibyo akurura. Kuko icyo gihe bakuruzaga ibimasa ariko twe dukuruza amakamyo n'amatere. Urabona, urebye ukuntu Dawidi yasengaga, ni icyitegererezo kikwereka ngo iyo igihugu gifite umuyobozi ugisengera kiba gifite umugisha mwinshi cyane. Yarangiza akavuga ati ariko Mana unaze wime ube Imana yacu. Ibyo ni ububyutse. Ubwo yasengeraga uburumbuke bw'igihugu, agasengera amahoro y'igihugu, agasengera umutekano w'igihugu, yarangiza agasengera yuko n'igihugu kiyoboka Imana. Ibi rero ni ibintu tugomba gutekerezaho cyane. Murabyumva, umuntu wanditse ibitabo 2 kuri iyi ntego. Mfite ibintu byinshi, yongeyeho n'imyaka yanjye yuko mfite imyaka 64 ubu ngubu. Abasaza bose iyo batangiye kuvuga bararondogora kuko baba bazi ibintu byinshi, ariko reka ne kurondogora cyane. Twasengera iki rero? Twasenga nk'uko Dawidi yasengaga. Twasenga dute? Ndenda kubabwira bene data, hari ibintu tugomba kuzuza kugira ngo dusengere igihugu. Yesaya yaranditse muri Yesaya mu gice cya 59 aravuga ngo umva, ibi bintu byanyu byo gusenga uko mwiboneye ntabwo bishobora kubyara umusaruro. Yesaya 59 aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahendanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, kanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi n'ibihwehwe. Urumva, niba tugiye gusengera igihugu kigahinduka, tugomba kubanza tukihana ingeso zacyo, ntitugende nk'uko kigenda, ibintu by'ibinyoma. Murabizi, kimwe mu bintu bimbabaza, kimwe mu bintu bimvuna, ni ukubona ibinyoma duhoza mu buyobozi, ni ukubona ubugambanyi tugira mu bashumba, ni ukubona ibintu by'amanyanga. Ibi bintu rero Imana iravuga ngo niba umeze gutyo ntushobora kuzasengera igihugu, kuko igisenya igihugu nawe kikurimo. Twe tugomba kubanza tukihana, tukitunganya ngo tuba abantu Imana ishobora gutega amatwi, tugasengera igihugu ko tudafite ingeso zacyo. Ikindi cya kabiri nshaka kongeraho nkagana ku musozo, tugomba gusenga kugeza igihe Imana izahindura ibintu byose bikamera neza. Nanone muri Yesaya 62 hari ahantu Imana yabwiye Abayisiraheli, yabwira ngo yewe Yerusalemu, dore nshyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Umvira ijambo, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Nkunda aya magambo. Hari umuntu wanditse igitabo yakise ngo give him no rest. Mu Cyongereza niko bavuga, baravuga ngo ntimukamuhwemere, ntimumuhe amahwemo, ntimureke Imana ihumeka, ntimureke Imana isinzira, uretse ko itagisinzira. Murabizi nyine, ubwo ni uburyo bwo kuvuga, ariko na hano niko byanditse, aravuga ngo ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahindura ishimwe. Tuzahagarika gusenga umunsi tuzabona iki gihugu cyabaye ishimwe mu buryo bwose. Cyabaye ishimwe muri politike koko biragaragara, cyabaye ishimwe mu gisirikare, ubwo dufite impamvu yo gushima Imana kuko igisirikare cyacu kiri mu gitangwaho reference mu bihugu, igipolisi cyacu niko kimeze, n'ibindi byinshi. Ariko ku bijyanye n'itorero bene data, reka tuzageze ahantu dusenga, noneho dutangire kujya mu mahanga kwigisha, kuko hari icyo bazaba batubonyeho. Nimuze dusengere iki gihugu. Imana iravuze ngo ntimuhweme kugeza igihe izafata u Rwanda ikaruhindura ishimwe mu mahanga, muri domene zose. Ese bene data, iyi si impamvu ihagije yadutera gupfukama tukazamura amajwi tugasengera igihugu? Imana ibahe umugisha. Mureke dusenge Imana kandi twingingire. Turagushima Mwami Imana yacu, waraduhamagaye ngo tuba abashumba b'ubwoko bwawe, waraduhamagaye ngo tuba abigisha b'ubwoko bwawe, waraduhamagaye ngo tuba abatoza b'ubwoko bwawe. Utubabarire Mana, utubabarire yuko twigishije igice cy'ubutumwa bwiza, utubabarire ko tutahagurukije itorero n'abantu bawe ngo tubatoze gusengera igihugu kugeza igihe gihinduka. Utubabarire, utubabarire, utubabarire nk'abashumba, utubabarire kurangara. Turangariye muri byinshi, turangariye mu mibereho, turangariye mu ndamu zacu, nk'aho wananiwe kudutunga. Mwami Yesu, ujye utubabarira kwizera gukeya kwacu, kuko twumva dushobora kwibeshaho, twumva dushobora kwishugurikira, kandi tuzi neza yuko ari we mukoresha wacu, ko no kudutunga bitakunaniye. Kandi Mwami Yesu, turasenze ngo uyu munsi usuke umwuka wo kwinginga, usuke umwuka wo gutakamba, usuke umwuka wo gushima kubw'igihugu cyacu, kandi uhagurutse abantu. Na hariya waravuze ngo ni jyewe ushyize abarinzi ku nkike. Duhagurukiriza abarinzi, duhagurukiriza abantu bagiye gusengera iki gihugu kugeza igihe tuzabona bwa bubyutse wadusezeranije, kugeza igihe tuzavuga ngo Uwiteka himbazwe,
kuko adushyize ishimwe mu kanwa kuko yakoze ibitangaza. Ubane n'abashumba bagenzi banjye, ubane nanjye, twese dukomeze kutuyobora, twese ukomeze kudufasha, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, itorero ryawe rihabwe umugisha, igihugu cyacu kinezerwe kubera ko tuzaba twagisengeye kandi kigahinduka nk'uko wowe ugishaka. Ishimwe ribe ryawe mwami Imana yacu, kandi mwami Mwuka Wera ukorane n'iri jambo kugira ngo wigishe ubwoko bw'umwami wacu gukora umurimo nk'uko wowe ubyifuza, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo, amen.